byanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana umutwe wa 19 umurongo wa 34, ubwo Yezu yari ku musaraba, umwe mu basirikare yamucumise icumu mu rubavu, havamo amazi avanze n'amaraso. Ibyo ni ibyanditswe. Ibi rero byabaye kugira ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore. Nyamara ibicumuro byacu nibyo byashumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano rero kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo idukirisha. Biri muri Yesaya 53 umurongo wa 5. Nkuko rero buri mu myemerere ya Gikristo, amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yezu nibyo adukirisha ibyaha, indwara n'izindi ntimba zitandukanye kubemera b'abakristo. Nkuko rero bisobanurwa n'abahanga batandukanye mu bumenyamana muri teoloji, hari umusirikare wateye icumu Yezu mu rubavu, amazina yitwa Longinus. Akaba yari umusirikare uyobora itsinda ry'abasirikare 100 mu ngabo za Pilato. Akaba yarafite ubunararibonye mu kwica urubozo, aho shebuja Pilato yamaze guciraho iteka ryo gupfa. Ariko Longinus yaje kugira ikibazo cy'uburwayi, apfa ijisho. Ibi byamuteye ubusembwa ngo butashoboraga gutuma aguma kuba mu ngabo. Ariko nanone bitewe n'uko shebuja Pilato yamwemeraga nk'umusirikare ufite uburambe mu kubabaza abantu, yabonaga kumutakaza mu ngabo ze yabahombye cyane. Niko kumuhindurira inshingano, amuvana mu mutwe yakoragamo, amujyana kuba kuri ibikorwa byo ku musozi wa Golgota y'Inyabihanga, umusozi wicirwagaho abamaze guhabwa igihano cy'urupfu cyo ku musaraba. Abicirwaga kuri uwo musozi kandi babaga ari abagome, bagombaga kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, kuko bavuga ko abo banzwe n'Imana ndetse n'isi ikaba itabemera. Niyo mpamvu babambaga ku musaraba ngo batandukane n'isi n'ijuru. Kuri uyu musozi niho Yezu yabambwe. Yezu ku musaraba, nkuko yarabimenyereye rero mu kubabaza abantu, kwe Longinus yategetse ko bavuna amaguru abari babambanywe na Yezu ngo bapfe vuba, kuko isabato yari yegereje. Ariko bajya kugera kuri Yezu we basanga yapfuye, batamuvunnye amaguru. Ibigaragara muri Yohana umutwe wa 19 umurongo wa 32. Byarakaje Longinus cyane kuba Yezu atanze atamuvunnye amaguru, n'uburakari bwinshi niko kumutera icumu mu rubavu, agira ngo arebe koko yapfuye, havamo amazi n'amaraso. Ariko ibi byabereye Longinus umugisha, kuko amazi avanze n'amaraso byaguye kuri rya jisho rye ryari rihumye rirahumuka. Kimwe mu bitangaza byabereye ku musaraba. Iri cumu rero Longinus yakoresheje ashinyagurira urubavu rwa Yezu Kristo ryaje gufatwa nk'icumu ridasanzwe, ndetse abami n'abami benshi barifata nk'ikirango cy'ububasha butangaje bakoreshaga berekana ko ubwami bwabo bukomeye. Byafashwe kandi nk'intwaro ikomeye ku buryo urifite adashobora gutsindwa. Ku bw'iyo mpamvu buri umwe wese washaka kuba igihangange ku isi no kuba ku bwami butanyeganyega yarwanaga ayinkundura kugira ngo iryo cumu rifate mu biganza bye. Iri cumu ryagiye rihabwa amazina atandukanye, ariko iryahuriweho na benshi, ndetse ari naryo ryatuma rimaranirwa rikanizererwamo imbaraga n'icumu ritagatifu. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya 6, icumu ryari mu biganza by'ubwami bw'abami bw'Abaroma, aribitswe muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umwami w'abami w'Abaroma yakoresheje iri cumu nk'ikimenyetso cyo gukomera k'ubwami bwe, ndetse akavuga ko igihe cyose arifite nta washobora kumurwanya ngo amutsinde, kandi ni nako ryasimburanaga mu biganza by'abami b'Abaromani uko ingoma zagendaga zisimburana. Ahagana mu mwaka w'1350 umwami w'abami w'Abadage witwaga Charlemagne yarwaniye iri cumu inkundura, yarirwaniye byo gupfa no kugira ngo iri cumu arishyikire. Amaze kurifata yarikoresheje mu ntambara, aho ingabo ze zizeraga ko iyo urishinze hejuru, iyo urishyize hejuru rimanitse, batsindaga urugamba warimanura bagatsindwa. Ukuri ko rero ubwami bw'Abadage bwakomeje gufata
iri cumu ritagatifu nk'intwari ikomeye yabashije kuba igihangange ku isi. Mu mwaka w'1806 ubwo ubwami butagatifu bw'abaromani bwasenyukaga burundu, iri cumu ryatwawe mu nzu ndangamurage ya Hofburg mu mujyi wa Vienne muri Autriche. Igihumbi 1908 nibwo Hitler yamenye iby'iri cumu nawe nkuri mugeraho. Uko rero yakoraga afite inyota y'ubutegetsi no kuba umwami w'abami w'Abadage kandi akabyutsa ubwami bw'Abadage mu Burayi. Yumvaga icyamufasha cya mbere kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyira rya cumu ritagatifu mu biganza bye. Kwa 12 Werurwe 1938 ingabo za Hitler zigaruriye igihugu cya Autriche, ariko aziha amabwiriza yo kurwanira gushira, ariko bagashyikira icumu ritagatifu kandi ababwira ko nta wemerewe kurikozaho ibiganza mbere y'uko arikoraho. Bidatinze kwa 15 Werurwe 1938 ubwo ni nyuma y'iminsi 3 gusa Hitler yakandagiye mu mujyi wa Vienne muri Autriche kandi ashyira mu biganza bye icumu ryatewe mu rubavu rwa Yezu Kristo n'umugabo bita Longinus, aritwara mu majyepfo y'Ubudage mu mujyi wa Nürnberg, aho ryari ryarashyizwe na Charlemagne mbere yuko rijyanwa i Vienne. Umujenerali w'umunyamerika witwa George Patton we yise iri cumu ingabo irinze ubukristo ku isi. Yagize inyota nawe yo gufatira icumu mu biganza bye kandi yumvaga kurigira akanaritwara mu gihugu cye cya Leta Zunze za Amerika ari ubutwari no kuzana intsinzi n'ubuhangange ku gihugu cye. Ibyatumye ubwo yarwanaga intambara ya kabiri y'isi, Patton yarwanye inkundura kandi ashyiraho itsinda ryihariye ry'abasirikare, abaha amabwiriza akarishye n'ibikoresho bikomeye kugira ngo byapfa bigapfuka byanze bikunze bashyikirije icumu mu biganza. Nyuma y'intambara y'imyaka 5 mu 1945 ubwami bwa Hitler bwarasenyutse ndetse n'ingabo za General Patton zishyikira icumu ritagatifu zirikuye mu buvumo ryari ryarashyizwemo n'ingabo za Hitler mu mujyi wa Nürnberg. Nyuma y'imyaka n'impaka ndende mu mwaka w'1951 icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco ya Hofburg mu mujyi wa Vienne muri Autriche, aho Hitler yarikuye akaba ari naho riri maginga yatuvugana kandi rikaba ririnzwe mu buryo bukomeye. Amateka y'icumu rero ryacumiswe mu rubavu rwa Yezu Kristo agaragaza ko mu bami babayeho bagakora amateka yanyeganyeje isi, Yezu ari we mwami w'abami, kuko abisi yita abami n'abami bakomeye nabo bemeje ko ndetse banagaragaza ko hejuru yabo hari ubasumba kandi ko kumwiringira ari byo bitanga icyubahiro, ubutware no kuramba. Nubwo yabambwe nk'umugome, ariko ibyakoreshejwe byose bamubamba byahindutse ibirango n'iby'ububasha bidasanzwe, kuko yari umwami w'abami. Tuzagana no ku nkongoro, tuganire kuri cya gishura n'ibindi byinshi bitandukanye. Uracyari kumwe na Gutamani Guta, umenye n'injyana byose bira hamwe na Gutamani Guta. Of course tuba turi kumwe cyane. Benshi ari umuntu watubaje ku bijyanye na Pi, ikaba ariho mpera kugira ngo tugende tubiganiramo cyane. Hari abibaza niba byaba ari uburiganya cyangwa se ari ukutemera impinduka kw'abantu bamanye. Ijambo Pi ryabaye intero cyangwa se pi, hari ababyita pi, ryabaye intero n'ikizo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu Banyakigali kugera biteje urujijo kugera n'ahariho hose. Ariko se ubundi Pi ni iki, yaje ite, yazanywe nande, yari igamije iki? Ijambo Pi cyangwa se iriya pi ni ijambo rimenyere mu mibare, aho akenshi bakunze gukoresha ikimenyetso cya pi cyangwa se Pi. Ingana na 3.14 cyangwa se 22 kuri 7. Ngira ngo abizi ibijyanye n'imibare ndetse na bijyanye na geometry murabizi uburyo Pi iboneka ku ruziga. Byaje kugenda gute ngo icyo kimenyetso cyo mu mibare kize kuba isereri y'abafite inzozi z'ubutunzi mu isi cyane cyane
na hano mu mujyi wa Kigali. Pi Network imaze kwamamara nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se icyo twakwita rimwe mu mari nshya mu muryango w'amafaranga y'ikoranabuhanga, ibyo bita cryptocurrencies, binyuze mu ruhererekane rw'ifaranga ry'ikoranabuhanga bita blockchain. Picoin iboneka bigenze gute? Benshi babona Pi binyuze mu kwicukura cyangwa se kwishakisha muri murandasi, ibyo bita mining, bakoresheje telefone zabo bwite, kandi ntabwo bisaba amafaranga yewe habe n'iripfumuye. Ibiro byatangiye ahagana muri 2019 ubwo umuhanga n'inzobere mu ikoranabuhanga bamwita Dr. Nicholas Kokalis n'umugore we Dr. Chengidia Ofan bakoraga kuri uyu mushinga wa Pi. Pi Network ni iterambere rishya, bamwe bakabyibaza muri ubwo buryo cyangwa se abandi n'uburiganya. Kwita Pi Network uburiganya byaterwa n'ubumenyi ufite ku bijyanye n'uruhererekane rw'iterambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga blockchain. Murabyibuka mu byumweru bya muri Gashyantare y'uyu mwaka, benshi mu batuye u Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali hari abari batangiye kubaza amafaranga amazu meza agura ndetse n'ibibanza bigezweho aho biherereye. Ni nyuma y'uko bari bumvise inkuru y'uko iri faranga rigiye gutangira gukora ndetse rikagira agaciro gakomeye nk'uko byagiye biba kuri za Bitcoin. Ku rundi ruhande ariko hari abashobora kuba baratuburiwe bagatanga utwabo ngo babone Pi, bagasigara amara amasaba akanuye, kandi abandi Pi igiye kubakiza. Gusa muri bo harimo abari bazi imikorere yayo, harimo kandi abari bameze nk'ibitambambuga cyane cyane abadafite amakuru ku mikorere y'ivunja faranga cyangwa ivunja ry'ifaranga ku mafaranga by'umwihariko akorera kuri murandasi, kuri internet ndetse n'uruhererekane rw'amafaranga y'ikoranabuhanga, ibyo bita blockchain. Mumaza Pi yatangiye ifite application yayo ikoreraho, gusa muri Mutarama 2025 hatangijwe uburyo bwayo bwa open mainnet bwo kwikoresha mu kwihererekanya nko kwigurisha cyangwa se kuyigura, ndetse ubu Pi imaze kugera ku isoko, ku masoko atandukanye, yenda turi bugende turebaho. Ubundi rero Pi Network ni iki? Pi Network yatangijwe muri 2019 n'abashakashatsi bo muri Stanford University. Bariya twagiye tubona umugore n'umugabo, igamije gufasha abantu benshi kwinjira muri cryptocurrency bitabagoye, ndetse amakuru avuga ko ari umushinga mugari ukeneye iterambere kugeza aho abantu bashobora kuzajya bayikoresha mu igura n'igurisha ry'ibicuruzwa binyuranye. Ese Pi Network yabihuriye na Bitcoin cyangwa se biratandukanye? Itandukano ni rinini cyane rya Bitcoin na Pi Network nuko Bitcoin yamaze kwemezwa, naho Pi magingaya ikaba igengwa n'abayihanze gusa. Pi kuri telefone ntikoresha umuriro mwinshi cyangwa ngo ikenere internet nyinshi nk'uko Bitcoin bigenda. Igereranyiro rya Pi Network na Bitcoin rishingiye ku mikorere, byose bikoresha algoritme ya consensus. Pi Network ikoresha icyo bita Stellar Consensus Protocol SCP, aho gukoresha icyo bita proof of work nka Bitcoin. Uburyo bwo kwizerana, abakoresha bashyira icyo bita security cycle kugira ngo bibafashe mu kwemeza ibikorwa by'ubucuruzi. Igipimo cyo kubika, mu ntangiriro abakoresha bacuruzaga Pi mining kuri 0.9 bya Pi ku isaha, ariko ko umubare w'abayikoresha wiyongera, igipimo cyaragabanutse. Ikindi, kwinjira kuri mainnet muri 2025 Pi Network yatangije icyo bita open mainnet navuze, bituma abantu batangira gucuruza Pi ku masoko amwe namwe, harimo ayo twagiye tubona nyine. Pi Network rero ni ishoramari ryiza cyangwa n'uburiganya, benshi niko babyibaza. Zimwe no mu ngingo zishimangira ubukaka bwa Pi Network, abayishinze bafite ubunararibonye nka Dr. Nicholas Kokalis n'umugore we, ni impuguke zabanje gukora ubushakashatsi kuri blockchain, ikagira abayikoresha benshi. Pi ifite ubu abasaga miliyoni 60 bayikoresha mu isi. Maze gutangiza bwa buryo nakubwira bwa open mainnet, ibyatumye isoko rya Pi ryiyongera, rikaba rishobora gucuruzwa ku mbuga nka Askendex, Bitgate, Bitmart, Bitmex ndetse na Cofinex. Nta shoramari rikenerwa kugira ngo utangire gukora, usabwa amafaranga ngo utangire gucuruza mining
impamvu rero bashingira ko Pi network ari igihuha, ntabwo iragera mu rusobe rw'ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga blockchain ku mugaragaro. Ntabwo Pi network ikoresha blockchain ifite explorer rusange, bigatuma haba ikibazo cy'umuco w'imikorere yayo. Kubigenzurwa n'abayihanze nabyo ubwabyo ikomeza kugenzurwa n'abashinzwe umushinga, itandukanye na Bitcoin igengwa n'abakoresha bose. Ikindi kandi nta gaciro kanyako kuva yatangira abantu benshi bagize impungenge ko Pi itazagira agaciro nyakuri, nubwo hari aho yatangiye kugaragara, gusa biracyateza intugunda. Impungenge ku makuru y'abayikoresha, abantu basabwa gukora icyo bita no kumenyekanisha umwirondoro, ibyo bita KYC, bigatera impungenge ku mabanga yabo. Ku rundi ruhande kandi ubwo Pi network yazaga, hari uburyo abantu bamwe basabwa gushyiramo abandi kugira ngo babone inyongera, amabonus, kandi ibingibi bikaba bimenyere mu bucuruzi bwa piramide, ariyo mpamvu bituma batanayizera. Abandi bavuga ko amafaranga menshi azajya avamo binyuze mu kwamamaza ibikorwa binyuranye mu bantu benshi bakoresha iyi system ikoreshwa mu gucukura cyangwa se ibyo bita mining. Igiciro cya Picoin n'isoko ryayo nacyo kiri mu bindi biteza intugunda. Agaciro k'intangiriro Picoin yatangiye gucuruzwa hagati ya 0.30 by'idolari na 0.50 kuri coin. Igabanuka ryihuse nyuma rero gutangira, agaciro ka Pi karagabanutseho 60% kubera kugurisha ku bwinshi. Kuzamuka bushye rero Picoin yaje kongera kuzamuka ku kigero cya 80%, ubirigu hafi 1.38, aho ngaho n'ibitararenga ubwo ni hejuru y'ibihumbi 2 by'amafaranga y'u Rwanda. Aho ngandi kurebera ku bipimo byo muri Gashyantare. Ubwo rero nyine nawe wabyumva uburyo bwo kubikuza nabwo, kuzuza icyo bita KYC ya myirondoro kugira ngo bashe kwimura Pi yawe kuri wallet yemewe, kuyimura kuri mainnet wallet, konti yemerewe gusa nizo zishobora gukora Pi, kwigurisha ku masoko yemewe icyo bita OKX, na Bitgate yemerera gucuruza Pi, gukuraho amafaranga ushobora kuyavunjisha mu madolari, ama USDT cyangwa se ama BUSD, gutyo nyine. Gusa ikigaragara cyo nuko abantu benshi babashishikarizwa kuyikoresha amakuru baba bayifiteho. Hari gihura n'umuntu nkorera akagucuza kagufatirana akagenda gutyo, cyane ko mu bucuruzi nk'ubwo babitemewe cyane, kuko ani hahandi homba ukaba ntaho wabaza. Abantu batekereza ko buri byishimo mu buzima biterwa no kuba mu buzima bubi gusa, cyangwa se kubura abantu bagukunda gusa. Ibi ntabwo ariko biri, kuko hari ibintu byinshi bitwara ibyishimo byacu rimwe na rimwe, ugasanga hari n'ibyo twitera. Kenshi rero abantu ngo bashakira ibyishimo aho bitari. Ushobora kuba wibaza impamvu nta byishimo uhorana mu buzima bwawe kandi wakabaye ubifite. Hano abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko umuntu ari ubwe wishakamo ibyishimo, nk'uko tugiye kubireba. Turebe ibintu bishobora kuba intandaro yo kubura ibyishimo kwawe. Ngo icyambere hari ukwitega ibintu ntibibe cyangwa se ngo bigende uko wabishatse. Igihe rero cyose ntabwo burya ibintu bigenda uko wabishatse cyangwa se wabiteganije. Iyo bigenze uko atari ko ubyiteze, rero gushaka kugutera kubura ibyishimo. Abantu benshi bikunda kubaho, kuko abahanga mu mitekerereze ya muntu batanga inama ko mu gihe ibintu bitagenze uko wabishakaga, wareka kubitindaho kuko ntacyo wabihindura, ahubwo ugashaka ikindi gisubizo. Ari kugerageza gutwara ibintu byose mu buryo ushaka. Buriya hari abantu batekereza ko ibintu byose babitwara mu buryo bashaka kandi bidashoboka. Ni byiza ko ukora ikintu uko ushoboye, ibyo udashoboye ukabireka. Gerageza gushyira imbaraga muri bya bindi ushoboye aho guta umwanya mu bintu udashoboye, kuko buri mu bikubuza ibyishimo. Ikindi no gutinda ko hahise na mu buzima duhura na byinshi cyane bitandukanye, birimo no gutungurwa n'ikintu utari witeze ko cyakubaho. Gusa hari abantu batinda kuri icyo kintu aho kugira ngo bakomeze ubuzima. Ibi nabyo biri mu byambura abantu ibyishimo. Hari n'abatibabarira, nta muntu udakosa. Hari ukora ikosa akumva ko yaciye nk'amabere, kubyakira bikamugora ndetse agahora atekereza kuri icyo kintu. Abahanga rero mu by'imitekerereze nanone ya muntu batanga inama ko ukwiye kwibabarira
amakosa wakoze ukayigiraho, kuko uri mu bigufasha mu gutuza, kumva utuje ndetse bikakuzanamo umunezero. Ikindi kintu gikomeye no kugendera ku bitekerezo by'abandi. Hari abantu babaho bumva ko batagendera ku mahitamo yabo iteka, bahora bumva ko bakora ibyo abandi bashaka. Ibi rero nabyo bituma ubaho utishimye. Hari hatangwa inama y'uko ukwiriye kuba wowe, ugakora ibyo wumva wishimira, nta muntu n'umwe ugendeyeho. Ibi bizagufasha kuba wishimye. Hari ibintu byinshi rero bituma ubaho wishimye. Gusa ibi ni bimwe mu by'ingenzi nko ku rubuga Mark and Angel Life Hack Life rubigaragaza. Ubwo ni akantu kamwe nyine umuntu yaganiraho. Hagati ku bantu bakunda ibintu bijyanye n'ubumenyi bugiye butandukanye bw'isi, buriya mu gihe wenda ni ku bijyanye n'ibibuga by'indege, uzi ko hari ibihugu bibaho bitagira ibibuga by'indege kandi n'ubundi bikabaho, kandi ugasanga bimwe uri bwumve ari mu bihugu bibayeho neza. Buranga mu gihe nk'ibibuga by'indege ari bimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi bifasha ibihugu kwakira abashyitsi no koroshya ubu. Hari ibihugu bito rwose bitabifite kubera ubuso buto cyangwa se imiterere yabyo mu buryo buri geographique. Nyamara nubwo nta bibuga by'indege baba bafite, ibihugu bifite uburyo bwihariye bwo kwakira ababigenda no gukomeza guhahirana n'andi mahanga. Uruza hari umuntu nk'umunyamahanga ashaka nko kuza bwa mbere, ajya kubaza ati ngira ikibuga cy'indege kikuri hafi. Ntabwo yerwa baza ngo mu gihugu cyawe ngo harimo ikibuga, kuko arabizi ko ibihugu bishobora kuba bidafite ikibuga cy'indege. Atubwira ikibuga cy'indege kiri hafi yawe, kiri hafi aho ngaho, kugira ngo nakora booking. Gusa ariko hano ku rundi ruhande biragoye kwiyumvisha uburyo muri iyi si ishingiye ku migendanire, ku mpamvu zitandukanye ziyobowe n'ubukerarugendo, diplomasi n'ibindi, hari ibihugu bitagira ibibuga by'indege na kimwe. Impamvu ni uko nko mu mwaka hakorwa ingendo zirenga miliyoni 30, ndetse ingendo zikaba zibumbatiye akayabo k'amafaranga. Rero kumva neza ko nta gihugu gikorerwamo na nke muri zo biragoranye cyane kuri bamwe. Icyakora kuko ubuze uko agiragwa neza ka wa mugani w'ikinyarwanda, kugeza ubu isi ifite ibihugu 5 bitagira ibibuga by'indege, hahandi umukerarugendo agomba kubizamo, ushobora kugenda muri kajugujugu, ubwato cyangwa se n'amaguru. Reka duhere kuri Vatican. Iyi Vatican twaganiriyeho kenshi cyane. Kuba Vatican ari cyo gihugu gito cyane ku isi, gitari 44, bituma kidashobora kugira ikibuga cy'indege. Abashyitsi rero basura Vatican bakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'Fiumicino, cyangwa se icyo muri Ciampino, byo bibereye i Roma mu Butaliyani. Bava ku kibuga cy'indege rero bakagera i Vatican bakoresha imodoka, gari ya moshi, cyangwa se hari n'abagenda n'amaguru kuko biregeranye, ni hafi cyane. Monaco nayo buriya bwa Monaco kinacyo ni igihugu gito kiri ku nkombe y'inyanja ya Mediterane, gifite ubuso bwa kilometero kare 2.5 kimwe. Nubwo gituwe n'abaherwe benshi kandi kikaba kizwiho imikino ikomeye y'amahirwe muri za casino, nta kibuga cy'indege buriya Monaco bagira. Abagenzi batembera muri iki gihugu banyura ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nice Côte d'Azur kiri mu Bufaransa, hanyuma bagakomeza urugendo bakoresha imodoka, gari ya moshi cyangwa kajugujugu, zikabageza mu minota mike rwose bahageze. Hari Liechtenstein, ni igihugu nacyo. Liechtenstein ni igihugu gito kiri hagati y'Ubusuwisi n'Ubudage. Nubwo ari igihugu gikize cyane, kiri mu bihugu bikize cyane bitewe n'imibereho y'abaturage baho, nta kibuga cy'indege bagira rwose. Abagenda muri iki gihugu binyuriye Zurich mu Busuwisi, hanyuma bagakomeza urugendo bakoresheje bisi cyangwa imodoka. Iki gihugu gifite kandi ikiraro cyihariye cyambukiranya umupaka wacyo n'Ubusuwisi, ku buryo byoroshye ingendo hagati y'ibyo. Ikindi gihugu ni Andorra. Andorra ni igihugu gito nacyo giherereye mu misozi ya Pyrénées hariya hagati ya Espagne n'Ubufaransa. Andorra igizwe n'imisozi miremire. Abagenda bakurikira amakipe y'ibihugu by'i Burayi, amakipe y'ibihugu bajya bumva Andorra. Nayo nta kibuga cy'indege. Abagenzi rero bahagenda bahagara ku kibuga cy'indege cy'i Barcelona muri Espagne, cyangwa se ahantu bita Perpignan mu Bufaransa, bakikomereza urugendo rwabo bifashishije imodoka cyangwa bisi. Andorra kandi ifite ikibuga kigoho kajugujugu gikoreshwa na bamwe mu bayobozi n'abashyitsi bafite. Ikindi gihugu rero ni San Marino, ni kiri mu bihugu nabyo bito cyane bya mbere ku isi, nacyo kikaba kigizwe ahanini n'imisozi. Ibi rero bigatuma nta kibuga bagira. Ushaka kugerayo rero yicira Rimini mu Butaliyani, ku kibuga cy'indege mpuzamahanga.
igihugu kandi gifite n'ibibuga bizwiho bigwaho indege nkeya twa aerodrome dutoya. Nubwo ibi bihugu bidafite ibibuga by'indege bikomeje kwishakira inzira rwose bikabaho kandi mu buryo bishaka. Yes, turacyari kumwe n'Isango Star.